akonje ubundi business niyo ya mbere ahisi igeze pe ni ikintu ni business ariko usanga abantu basigaye bibwira ko batari muri business kandi nyamara yakakwiye gukorwa. dufata urugero nko mu nsengero aho usanga zikeneye ibikorwa by'iterambere bakeneye kuvugurura urusengero bakeneye kwagura mbese gukora by'iterambere byose bibafasha ariko amafaranga bakomeza bagenera ku maturo koko ngo namaturo mu mutari kandi mu mutungo wa mbere n'abantu abakristo barahari uwo niwo mutungo mufite ubyaza umusaruro cyane hatari ikintu cyitwa kwamamaza muri sengero usanga urukuta rwose rwanditseho kampani runaka wenda ya betting n'urugero bavuga bati kubetinga mu kirisi dushaka kubetinga mu mwuka rwose kampani yizewe n'iyi ngiyi korari yambaye t-shirt yanditseho ngo igicupa cya gaze ni 15 rwose bahananuye ibicane byabifasha kugira ngo nimba na banke bavuga ati inguzanyo zaboneka muri banki iyi niyi rwose biroroshye cyane nawe uko bwiza bwa ati ibya Kayizari mu bihe Kayizari ariko banke nziza ni iyi ngiyi babishireho cyane byoroshye uvuga ngo banke iragira ifasha urusengero gutera imbere nabo bakisi tubavuga bati tumerewe nabi babagoboke hakiri kare kuko amafaranga bagize gute yinjije se ibintu byiza cyane bikadufasha pe ariko nagatekerezo kacu bitari ibyo rwose bigomba